murabona ko ari keza kandi karoshye kugakora. Diesel wese yagakora. Let's go and do it. Hello guys, welcome back, welcome to my YouTube channel. Harashize iminsi tutavugana, uyu munsi tugiye kureba rero ukuntu ushobora, ntabwo tugiye guteka, tugiye kureba ukuntu ushobora gukora n'utuntu two kwifashisha mu rugo, haba udutako, haba utundi dukoresho dushobora kugufasha nyine mu rugo mu gihe utari busy, wiriwe mu rugo nta bintu byinshi ufite byo gukora, nta mpamvu yo kwicara. Reka dutangire, murakoze. Mbere yuko dutangira gato hari andi macupa nayo twakoreye decoration dukoresheje wallpaper, biroroshye nabyo nuva next tuzabireba cyangwa se nkashaka uburyo nzabibasobanurira. Nayo na macupa asanzwe avamo wine cyangwa se ubundi bwoko bw'icupa bufite ushaka kubudekora. So tugisubiye rero mu byo twari turimo, kari akantu naberetse tugiye gukora mu bintu turi buze gukenera ni wallpaper, turaza gukenera ciseaux, turaza gukenera indodo zo ziri ku ruhande. Iyi ni ya Nike isanzwe niyo turi buze gukora decoration. Dore ubwoko bw'amacupa dusubiye inyuma gato nabwiraga nakoze nafunze nkakoramo decoration yari ari kuri televiziyo nari ari ku ruhande. So uburyo rero turi buze gutangira ni wallpaper. Nagiye mfata size zitandukanye, nakoresheje ciseaux nkagenda nkata bitewe na size mfite ya kaga karto. Wallpaper ukuntu bimeze, urayishishura, bifite side ebyiri, urayishishura noneho imbere haba hafata, haba harimo kone yayo ugafatishaho. Ni ibintu byoroshye cyane nkuko muri kubibona. Ugenda ushishura kugira ngo itaza kwihina, ugenda ushishura ukagenda ufatisha, itifataho direct, ntago bigoye. Ndizera hano murimo kubibona neza. Ndaza gukora rero impande zose uko ari enye, ndagenda mfatishaho wallpaper. Nta kindi rwose ni kumenya kuyikata, ukamenya gukata kuri size bitewe n'akantu ushaka gufunga, ukagafunga neza ku buryo nyine atazi ngo nagaki adashobora kumenya akari kunyine kubona final product, ntabwo ushobora kumenya ngo ikozwe mu biki. Nibyo rero ndimo nkora ahanga, ndagenda nkata bitewe n'uburyo nshaka kugira ngo ize gufataho neza, kuko urumva kano gakarito hanjye rero size imbere ni ngufiya, inyuma ni harehare, kugira ngo ninza kukamanika nyine njye ndebamo bitewe n'ibintu nzashyiramo. Ahanga hazaba ari side y'inyuma, hari imbere hagufi hazaba ari side y'imbere, aho nyine aho umuntu azajya acisha arimo kugenda afata. Urabona ndangije gufunga side zitandukanye, ndaza gukomeza nyine mfunga. Ahanga naho ni ugukata wallpaper ngendeye kuri za metero cyangwa se kuri bwa burebure bugari twagiye dupima, kugira ngo wallpaper yacu ize kuhakwirwa neza, aho se haze gufunga ntihagire karto. Ahantu namwe haza kugaragara nyine hari karto, ku buryo nyine nta muntu uza kumenya ngo aka kantu nagaki. Ushaka kugira ngo twakagurira ahandi hantu hadasanzwe, ariko twagakoreye mu rugo, ni ibintu byoroshye. Ndashaka ko next time namwe muzagakora kandi kazaba ari bon. Reka dukomeze tugende rero dufunga side zose zigiye zitandukanye. Turagaruka turangije kudufunga neza, turero no next step iki tuza gukurikizaho. Murakoze cyane.
ngira ngo nkuko mubibona rero kugafunika birarangiye. Ubu gutya kameze, ushaka no kubona ikintu gakoresha, ushaka kugateka ahantu cyangwa se ukuryo wagashyiramo ibintu, cyangwa se ukaba wakomeza ukagakora ibindi bintu. Rero hano ngiye kubereka uburyo ngende bugakoremo. Ngiye gukora urudodo, ndashyifata urudodo ndukoremo inshuro ebyiri zitandukanye. Ngiye kurukoramo inyabutatu, kuruboha inyabutatu. Nta crochet mfite, ufite crochet byakoroha, ariko ndaza gukoresha intoki, ndaza kwiyaranja, ndaza kudoda akantu ku buryo nyine kaba gakomeye, ku buryo kaza kuba kasiporta aka kantu bitewe n'ibintu bizaba birimo, ku buryo katacika. Rero ngiye gufata urudodo, ndododa inyabutatu. Urabona ni ukudoda, kuboha hapana kudoda. Ndubohemo inyabutatu. Ndumva mwese ibintu mubizi, guhera primaire twarabyigaga, ntabwo ari ibintu bigoye. Ndaza kugakora gutya murimo kubibona, ariko kaze kuba karekare. Ubu ngubu nibyo ngiye gukora. Akambere kararangiye, n'aka kabiri nese ngakora turarangira. Nutungutu ikindi kintu ngiye guhita nkurikizaho ni ukudufata, nkaza kudufatishaho kuri ka gakarito kacu. Utu tuntu muri tedemi tubamo tuba tugiye dutandukanye bitewe n'ibiro dushobora gusiporta. Hari udusiporta ibiro 3, hari udusiporta ibiro 5, hari udusiporta ibiro 6. Nitwo ndibuze kwifashisha ndi kugafatisha hehe muri douche. Ngenda ndaza kugashyira muri douche kugira ngo nyishyiremo amapapier hygienique cyangwa se n'utundi tuntu dukoresha kunda kuba muri douche no muri toilette. Rero ikintu nafatishije munsi, nafashe papier collant mfatishamo munsi, none ka kantu ndadupfundika. Ni gutya murimo kukabona kameze. Kuriya bipfunditse hejuru niko nabikoze kugira ngo urabona bipfunditse neza, ntabwo amena ariko ari pfundo risanzwe, kaba gasa neza. So reka tugende tukamanike muri douche muri kuntu biza kwa bimeze. Nkuko nabwiraga, urabona nashyizeho imigozi ibiri itandukanye. Ndaza kukamanuka kuriya mubibona. Kari kwanga, sorry, ndaza kukamanika, wait a bit. Okay, gutya kaza kuba kamanitse gutya. Nkuko nabwiye mbere, kwa kundi kare kameze washobora kuba wagatereka kuri toilette, ariko ntabwo wagiye no ku flashinga, ariko ngiye ndakaza kumanika. Utu tuntu rero tuba muri tedemire, tubamo urumva ni uragafata ukagakura mu gakarito kako, warangiza ukagafatisha ku gikuta. Kagafiteho nako amakole zifataho, nizo ziba zitandukanye ku buryo ishobora guterura ibintu biremereye cyangwa se igaterura ibintu byoroshye. Haba hariho babyanditseho ko gashobora gusiporta wenda ibiro 3 cyangwa se gashobora gusiporta ibiro 6, ukagura bitewe rero na siporo n'ibintu gashobora gusiporta. Akangaka numva gashobora gusiporta ibiro 3, yego. So ndagashishura neza, nzi kugafatisha ku gikuta. Ubwo ni tubiri mfite, ndaza gufatisha ku gikuta kuri side zombi uko ari ebyiri. Buriya direct gahita gafata, ntabwo kagoye rwose. Ni ukugafata ugafatishaho, ukagashishura ugafatishaho. Ubwo ndaza gupima no ku indi side ariho nza kugashyira kugira ngo nze kuza kumanikamo ka kantu kanjye. Ni ibintu byoroshye cyane rwose. Ndizera muza gukunda final result, iraza kuba imeze neza cyane. Utadufite kuri agakoze bwa mbere, ushobora guhita ugafata ukagatereka ahantu runaka, utuntu ukajya dushyiramo. Ushobora gushyiramo essuie-mains, ushobora gushyiramo amapapier hygienique nyine nkuko twabivuze, ushobora guterekamo akantu ushyiramo amabrosada, ibintu bitandukanye. So rero ahangaha ndangushe kukamanika. Urumva urapfundika rya pfundo ukaza gufatishamo hagati, yego, like this. Urabona hano bimeze nk'ibihengamye gatoya. Reka nze ndaza kongera nongere umugozi ngugabanyeho ku buryo biza kuringanira neza. Yes, voilà. Urabona ko ahangaha kameze bon. Kuriya niko karangiye. Urabona ko karasa neza, ntabwo wamenya ko ari karto, ntabwo wamenya ngo gakoze mu ki. Ya side imbere ngufi ya urabona kurebamo biza byoroshye. Gashyize hejuru ya toilette,
noneho ahangaha ngiye napanzemo amapapier hygienique yo gukoresha gutya panzemo ku buryo bitabura hano nyine handurika gusa kano kantu karakomeye ushobora no gushyiramo ibindi bintu bitari papier hygienique cyane ko kajyamo bitewe n'ibintu ushaka gusiporta. Ubu ni bwa buryo bundi wenda utabashije kudoda wa mugozi ushaka kugatereka hejuru ya toilette ugashyiramo ibintu ugomba gushyiramo cyangwa se ushaka gushyiramo, ushaka guterekaho n'ururabo, nyine decoration yose ushaka byakunda bikamera gutya. Ariko urabona kenshi hazamo akabazo ukeneye guflashinga bishaka kugusaba guterura. Murabona ko byari byoroshye cyane, ntago byari bigoye. Iyi ni ya decoration ndiye gufata nanone icupa karifunika. Ndizera ufite wallpaper wabonye ukuntu twafunika gakarto n'icupa ntago byakugora. Ndizera mwaryohewe, so kore subscribe, please follow me for more videos. Ndizera byagenze neza, asigaye naho ubutaha. Merci beaucoup, Imana ibane namwe.